Hello guys, nabasuje mu izina rya Yesu. Nahirisa nk'uko bisanzwe twongeye twagarutse kwiga isomo rindi, ariko umunsi ndashaka gukorana n'abantu bagitangira gucuranga. Nabonye hari ababisabye ngo ni abatangizi, reka mbereke noneho aya manote turebe. Ku batangizi bakoresha fa diyeze cyangwa se F sharp. Ngo iyi ni rimwe nyine iri 9, ukuntu ufasha ari tune ni rimwe, n'iyi ni rimwe, n'iyi ni rimwe. Ubona left ni gutya, cyangwa se ubwo wafata gutya. Noneho iyi ni F sharp, iyi ngiyi urayibona, iyi ni G sharp, kabiri cyangwa se gutya. Murabibona, iyi ni kabiri, iyi ni G sharp nyine turimo. Noneho A sharp urayibona, iyi ni gatatu. Murayibona, n'iyi ikaba iyi, cyangwa se kane, cyangwa se B, n'iyi wakongera iyi ngiyi bikaba B9. Iyi ni B nyirizina, wakongera bikaba B9. Ntabwo murabireba. Gatanu n'iyi, cyangwa se murayibona. Gatandatu ni iyi ngiyi, cyangwa se iyi, cyangwa iyi. Karindwi murayibona, ugahita ugaruka muri rimwe. Kane ntabwo nayiberetse, naberetse kane iri imwe yonyine, n'iyi ni kane, iyi ni B nyine hamwe n'iyi.
abatangiza nyine n'iryo somo nari mbafitiye ndimo kubereka, mukomeze